Hi beauties, murakaza neza muri beauty room 250. Uno munsi tugiye kubabwira uburyo mwakuza umusatsi wanyu, uburyo buri naturel. Uburyo buri naturel wakuza umusatsi wa naturel. Uko mubibona ibi bishobora byose. Biri naturel. Nanjye umusatsi wanjye uri naturel. So, tujya kubabwira uburyo mwakuza namwe umusatsi wanyu ukamera neza ugatoha. Icyambere rero kizabafasha gukuza umusatsi wanyu ni ukudasuka kenshi no kutamarana ibisuko igihe kinini. Niba koko utabaho udasutse, tuvuge nk'abantu baba bafite ishuri bakavuga ngiye gusuka ntabwo nshaka guta umwanya wanjye wenda nita ku musatsi wanjye. Niba uvuze ati ngiye gusuka, wimarana ibisuko byawe amezi 3, 4, 6. No! No. Byica umusatsi. Njyewe nakugira inama niba ugiye kugira ibisuko maximum nakubwira niba ushaka umusatsi wawe ukura ukwezi umarana ibisuko nurangiza bivaneho, kuko ibyo bisuko bizakwicira umusatsi pe, kandi uzayibona uzajya usukura yego ubone umusatsi wakuze. Impamvu ubona mu by'ukuri ni illusion, kuko ntabwo uherutse kubona umusatsi wawe ukura, none kuko waruza ngo ubona mu bisuko none urasukuye umusatsi wawe isubona wowe warakuze. Niba utari kuba warasutse umusatsi wawe wari gukura. If you think about it. Impamvu rero tudashaka ko umarana ibyo bisuko igihe kinini nuko uzari umarana ibisuko igihe kinini yebawe urahambura none ugasanga hajemo amabu, cyane iyo utogamo. Hari abantu boga mu bisuko byabo ku buryo bajya guhambura pe barawufashe neza. Hari abantu boga mu bisuko hanyuma bakajya basiga n'amavuta ku musatsi wabo. Icyo gihe nyine iyo bahambuye ntabwo bafite ibibazo byinshi cyane by'uko umusatsi ucika. Ariko iyo utabikora, iyo udahereza umusatsi amavuta ngo wogemo, urasukura bimazemo igihe kinini hanyuma ugasanga imisatsi yarafatanye, kuyifatanura uracika. Kandi icyo dushaka ni iki? Nuko umusatsi wacu ukura. Iyindi mpamvu ndi kubabuza gusuka yo nyifiteho emotion nyinshi. Hari abantu iyo ugiye muri salon de coiffure, kuba niba ari uko umutwe batari uwabo bagukurura bagakurura hano ku ruhande ubusatsi bw'imbere bwawe ugasanga bwavuyeho bwose bwashizeho. Urakoze kubwira mama. Oh my gosh, no. Basi nujya gusukisha ujye babwira ati si ngombwa ngo bawukurure. Gukurura cyane ntabwo ari byo bituma umusatsi wawe ukura. No. Ahubwo hari ibintu bavuga ngo iyo usutse ngo bituma umusatsi umera ngo ukora ngo bikurura umusatsi ugakurura. It doesn't make sense. No. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo please. Niba ushaka gusuka ugenda usuka kuri umuntu ntabwo usuka mubwira ati ubyoroshye. Urumva ntureke ngo akukurure nyine cyane, kuko ntihandi uzasanga umusatsi w'imbere yawe yose yarashize. Like muzarebe hari abantu batagira imisatsi ya hano imbere kubera iki? Uko bagiye muri salon bagiye kwisukisha barakurura cyane. None uzarebe sometimes actually hari nubwo igisuko gicika gutya n'umusatsi wose ukavaho. Okay, let's be honest. Bijya bibabaho. Like wasutse and then igisuko cyose kivuyemo, agasuko kose ukabona akavuye biba bigenze n'umusatsi wawe bapfukanyemo. Urumva ibyo bintu ni bibi pe. Ni bibi. So mubyirinde n'ukuri. Yego ibisuko ni byiza birasa neza, simperuka kwisukisha, ni byiza birasa neza, ariko se urashaka ko umusatsi wawe ukura n'umutwe wawe ukagira ubuzima bwiza, cyangwa ushaka kugira ibisuko bituma usa neza ariko none ugatangira kugira umutwe wawe nyine umusatsi ugapfuka, ukagira tension nyinshi cyane ku mutwe kubera ibyo bisuko biba bigize. Bese birarenze. Hari n'amara kwisukisha rero n'umutwe ukakurya bien. Ikintu cya kabiri wagombye gukora rero niba ushaka kugira ngo umusatsi wawe ukure vuba kandi neza, wagombye kugira gahunda yo koga mu mutwe iregeye nshya kuba ihoraho. Tubwe ukaba wakoga mu mutwe buri cyumweru, sibyo? Cyangwa se buri byumweru 2. Yenda nimba uri busy cyane byibuze buri byumweru 2 ukoga mu mutwe. Hati kubera iki? Tubwe nimba ugiye kumara ukwezi, amezi 2, hari abantu basuka bakamara nk'amezi 2 batarafura mu mutwe pe. Like yenda ngiye no ku ruhande gato
koga mu mutwe ntago bisaba yuko umusatsi wawe uba ufunguye niyo ufite ibisuko wagombye koga mu mutwe ibisuko birimo ariko ugomba koga mu mutwe actually dute tubabwira video ikurikireho tuba turi kubereka uburyo wakoga mu mutwe ufite ibituta cyangwa ibisuko so stay tuned subscribe noneho rero ko icyo ugomba koga mu mutwe umubiri cyase uruhu rwo ku mutwe wawe sibyo ni kimwe n'uruhu rw'ahandi rw'umubiri byose kubera iki woga umubiri buri munsi kuko haba harimo imyanda uba ugomba kuyikuraho kimwe rero n'uruhu rwo ku mutwe ugomba kurwoza ugakuraho imyanda iriho nimba utogeje imyanda iriho ni hahandi uruhu rwo ku mutwe ruzagenda rukuzuraho imyanda n'amavuta n'ibiki byose noneho uruhu ntirubashe guhumeka neza nimba rudahumetse neza bizatuma imisatsi cyase amaserire aproduza imisatsi azagira ikibazo ntabwo umusatsi wawe uzakura so mugomba koga mu mutwe biriregiye icya gatatu nubwo tubabwiye koga mu mutwe mu buryo buriregiye kandi kenshi ntabwo tubabwiye koga mu mutwe buri munsi nta koga mu mutwe buri munsi kubera ko nuwoga mu mutwe buri munsi uzaba uri kuvanaho ya mavuta umubiri wawe waproduije ku mutwe wawe ahantu nyine umusatsi wawe waturutse kugira ngo nyine ufashe umusatsi so rero uzaba uri kuvanaho ikindi uzaba uri no kuvanaho ya mavuta wasize mu mutwe ejo byose nyine ibintu byafashaga umusatsi wawe byose bivaneho ikindi kandi uzaba uri guta umwanya wawe uri no guta n'amafaranga kuko usiga ayo mavuta buri munsi ushyiramo icya mbere ibyo bivuta byose bizajya bigenda nyine byanduze umutwe wawe ikindi uzaba uri gukoresha amavuta menshi hanyuma ashire vuba ubundi bisabe kugura andi n'umwanya ikintu cya kane wagombye gukora nimba ushaka ko umusatsi wawe ukura vuba kandi neza kudasokoza kenshi ahangaha nshatse kuvuga icyase ni uko ikimbabuza gusokoza kenshi koko nimba usakuje kenshi koko uno musatsi wacu uba ari amakarire cyane sibyo uko usokoza like muzarebe uko mushokoje hari imisatsi iza ku gisokozo iba iri kuva ku mutwe sibyo koko nyine imisatsi iba isobanye ukuntu nimba ariko navuga sibyo so uko usokoza kenshi ni kuca imisatsi myinshi so bagombye kurimita inshuro usokoza umusatsi wawe none se nimba mbabujije gusokoza ngira ngo mukore iki kandi nabujije gusuka Fabio what do you think reka tubabwire rero icyo wakagombye gukora ari cyo cya gatanu niba tubabwiye ngo ntimusokoze cyane icyo wakagombye gukora ni ugukoresha intoki hanyuma ugashyira mu mutwe ibyo bita protective style cyangwa coiffure ushyira mu mutwe hanyuma ukibagirwa umusatsi wawe ntukomeze nyine gukomeza uwukorakora cyane coiffure izakumaza nk'icyumweru kugeza igihe wenda uwongerera kumesera mu mutwe ntabwo turi kuvuga kujya muri salon de coiffure no turi kuvuga ushobora nko gufata umusatsi wawe ugashyira mu bituta ntimugire ikibazo rero tubafitiye amavideo menshi azaza mutaha azabereka uburyo dukora izo style zimara icyumweru ku buryo namwe mwabigerageza mukabikora ku musatsi wanyu ntibisaba ngo ujye muri salon de coiffure icyo ukeneye ni intoki zawe n'umusatsi wawe nta kindi so munizeye ko mwasubscribinze kugira ngo izo video zitazabacika ikintu cya gatatu rero wagombye gukora niba ushaka umusatsi wawe kugira ngo ukure neza kandi utoshye nimba umaze koga mu mutwe ureke umusatsi wawe wiyumishe ubwawo abantu bakoresha seshe ndababwiza ukuri ko yica umusatsi wanyu irimo irica umusatsi wanyu kandi mugira ngo ni ibintu biri kubafasha so nabagira inama yo kubireka uyu musatsi wacu ntabwo waremewe kuwushyiraho ubushyuhe kuri iriya temperature iyo ari temperature nyinshi pe also like an experience mfitemo seshe nigize kuyikoresha rimwe nimba nari maze koga mu mutwe nimba twari tugiye kujya nimba mu bukwe umusatsi wanjye utose nabuze ikintu nkora fata seshe ndayishyiramo uwo musatsi wanjye wabaye inkwi narabyicujije umusatsi wabaye inkwi gushyiramo style twari tugiye mu bukwe gushyiramo style byaranze I regret it umva ibyo bintu ntimukabikore nimba wanabikoraga biri gutuma umusatsi wawe wangirika kandi bikakugorera ubusa ukuntu rero wagombye kubigenza nimba umaze koga mu mutwe ukuntu wagombye kubigenza rero nimba urangije gufura mu mutwe yego washyiramo eswime ntugire gutya no ibyo nabyo byica umusatsi ukaba wakanda actually muri video z'ubutaha tuzabakorera video ibereka neza uburyo bwo koga mu mutwe n'uburyo bwo gukamura umusatsi gusa wagombye kureka ukikamura naturel hari abantu batekereza ko baretse umusatsi nyine utakuma cyangwa se ko bifata igihe kinini especially iyo ari mwinshi hari abantu batekereza ngo ntabwo uri bwume no uruma rwose uruma ntabwo njya nkoresha seshe fayida ntabwo njya nkoresha ntabwo tujya dukoresha seshe turareka ukuma kandi ntabwo bifata igihe kinini icya karindwi rero kugira ngo umusatsi wawe ukure umere neza
iki ngiki urebye ni ukugira ngo umusatsi wakuze ugume utoshye. Ikintu ushaka kubabuza ni ugukoresha flat iron cyangwa se cya cyuma bashyira ku musatsi kugira ngo urambuke. Biriya byuma nyine nk'uko session nayo Faida amaze kubivuga ifite temperature nini cyane, ubushyuhe ni bunini cyane ku buryo ubushyira ku musatsi wawe hanyuma umusatsi uruburi kuwutwika pe. Ibyiza uramutse vuga ati ngomba kwikoresha rimwe wenda ibuka ukoreshe hari umuti cyangwa se amavuta sinzi ibintu babirimo babiprotege umusatsi wawe. Rero icyo cyuma kiratwika umusatsi wawe hanyuma agasatsi kawe kakananuka. Kera nari mfite imisatsi ndefriza ku buryo ngiye ndi gutransitioninga nyine mva ku musatsi udefrije njya kuri naturelle yebawe nabona uburyo agasatsi kari karananutse kubera nyine kubugira ku flat ironing. Ibyo rwose tubireke kuko byica umusatsi. Ikintu cya munani wagombye gukora niba ushaka ngo umusatsi wawe ukure neza kandi umeze neza, sibyo gusuka umusatsi wawe mbere y'uko uryama. Niba uza gusuka ntabwo nza ngo usuke ngo utuntu twinshi, sibyo ni ibintu byoroshye bigutwara nk'iminota 5. Okay, reka mvuge iminota 10 nimba uri umutangizi. Iyo umaze kubimenyera iminota 5 uba warangije pe. Usuka umusatsi wawe tuvuge nko mu bice nka 5, sibyo ukaba wakora ibituta cyangwa se ibinyabubiri mbere y'uko uryama. Kubera iki? Koko ibingibi bizatuma umusatsi wawe nuryama utisobanya. Like mu byumve pe nimba ndyamye umusatsi wanjye umeze gutya nkaryama nkivuruguta byose ndabyuka umusatsi wanjye wasobanye, noneho tuvuge ninshaka gusokoza umusatsi wanjye uza wasobanye ntago nzabasha gusokoza n'icyamye gisokoza umusatsi nzawuca pe. And then umusatsi wanjye upfe, you know. Yeah, wibaza impamvu umusatsi utari gukura kandi ari kubera utakorera ibyo ugomba kukorera. Yeah, like kuba wawuciye n'uwari wameze ntubibone ko wameze ko kuba wawuciye, you know. Ahubwo kuri icyo ngicyo uvuze ikintu cyo kuryama umusatsi utawusutse mpita nibuka ibintu byo kuryama aribyo bituzana ku kintu cya 9 tubashishikariza gukora kugira ngo umusatsi wanyu ukure. Ni ukuraza agatambaro mu mutwe cyangwa se ingofero sinzi ibyo ushaka ibyo ukunda ugomba kuraza agatambaro mu mutwe cyangwa se ukagura umwenda w'umusego ukoze muri satin cyangwa silk. Niya tisi y'umwenda ibinyerera cyane. Iriya tisi rero niyo dushaka ku mwenda w'umusego. Niba wabasha kubona uko wagura umwenda w'umusego ukoze muri iyo tisi satin ndumva yoroshye haba ariyo ugurana ntabari uzajya uryama ku buryo wenda ni wibagirwa gushyira igitambaro mu mutwe umusego wawe uragukavarinze umeze neza. Ariko niba wenda utabashije kubona uwo mwenda w'umusego twakugira inama yo gufata agatambaro yaba bandana yaba agatambaro kariko kose pe, noneho ariko ugakora ku buryo ako gatambaro gakoze muri satin ariko uzajya uraza mu mutwe. Ibyo byose bizatuma umusatsi wawe udacika. Ikintu cya 10 wagombye gukora kugira umusatsi wawe ube neza rero kudakinisha umusatsi wawe, sibyo ntuhindagure style z'umusatsi uba wakoze buri saha. Tuvuge mu gitondo ukizamo style saa suraje ushizemo indi style ntago ari byiza pe. Yego nyine uragenda usa neza kuko wahinduye ama style kenshi but biri kwica umusatsi wawe kandi nyuma wazabyicuza pe. Kuko nimba uri gusoguka umusokozo umusatsi kenshi buri saha uri guca umusatsi wawe ahubwo uzagera usange nta musatsi ugifite ku mutwe. Ibyo bintu tubireke pe. Ikintu cya 11 rero dushaka kubashishikariza ni ukutadefriza. Produit muzishyire hasi. Ikintu produit izagufasha ni uko imisatsi yawe izarambuka yego ariko umusatsi wawe uzahora ukura uri naturelle. So twese tujye kuri naturelle, imisatsi Imana yaduhaye ni myiza. So tureke kudefriza. Produit ziragenda zigatwika umusatsi kugira ngo umusatsi ubashe kurambuka. Hanyuma rero iyo utwitse gahita kananuka wa mubyimba nta ugihari. Niyo mpamvu nyine iyo wadefrije agasatsi kawe nyine karanutse cyane iyo ufuzemo noneho kagukumaho ukavuga ati ibi ni ibiki. Naradefrizaga mbere ariko narabihagaritse kubera ko ibyiza no gutunga ugafata neza umusatsi wawe naturelle. Ikindi kudefriza biri kugutwarira amafaranga y'ubusa menshi pe. Ati gute nimba udefrije uno munsi ejo umusatsi wawe uzakura. Umusatsi wawe ukuze nuri naturelle urimo amakarire. Igice cyose kirimo amakarire icyo hejuru kinanutse ni hahandi ugomba gusubira muri salo bakongera bagashyiramo produit ugatanga andi mafaranga. Bishuzwa ngo buri gihe runaka ugomba gusubira muri salo utanga amafaranga y'ubusa. Ariko se ibyo twabiretse tukagumana umusatsi wacu naturelle Imana yaduhaye mwiza ko bizanagabanya n'amadepense dukora atari ngombwa ko. Ikintu cya 12 rero wagombye kumenya nimba ushaka umusatsi wawe ukura utoshye, sibyo kuba patient cyangwa se kwihangana, sibyo haba mu gutegereza ko umusatsi ukura. Hari abantu babona abantu bafite umusatsi
umusatsi yenda wanganye gutya sibyo bakavuga oh like nanjye nshaka umusatsi wanjye utugana kuriya ugashaka biba mu munota umwe cyangwa se mu ijoro rimwe ntabwo ibyo bishoboka sibyo ni ibintu bitwara iki so ugomba kuba patient umusatsi wawe uzakura ikindi ni ukuba patient mu bintu byo gusokoza sibyo ahangaha nkivuze kubera iki hari abantu banga gutunga umusatsi uri naturere koko bishyizemo ide ngo iyo ufite umusatsi uri naturere ngo biraryana ngo gusokoza ntibishoboka ngo gusokoza ntikinyuramo umva ibyo bintu byose ntabwo ari byo ati kubera iki yego hari abantu bagira imitwe iri sensible sibyo ndabizi nyanjye afite umutwe uri sensible afite umusatsi uri naturel sibyo akaba ariyo nayo mpamvu hari tekinike nimba ufite umusatsi uri sensible ubabara ukoresha mu gusokoza umusatsi wawe ari nayo mpamvu tuzakorera video tubereka uburyo wasokoza cyangwa se wakita ku musatsi wawe mu gihe ufite umutwe uri sensible hari uburyo wabikoramo so mwikitwaza ngo biraryana cyangwa iki ahubwo wowe shaka kumenya ati nabigenza nti kuko birashoboka turabibabwiye dufitemo experience birashoboka ko ndibuka ko akenshi nashaka kudefriza umusatsi kugira ngo nyine worohe mbashe kubasha kuwusokoza kuko ntarinzi uburyo natunga umusatsi nasokoje kugira ngo binige cyangwa se kugira ngo bifate igisokozo cyanze cyangwa kujyamo muri video ziri kuza rero tuzabereka neza ibyo ugomba gukora ikintu cya 13 rero dushaka kubashishikariza ni uguha umusatsi icyo ukeneye hari igihe ushobora nko gukora ku musatsi kumva urumye icyo gihe ushobora gufata nk'utuzi ugasigaho hanyuma ugafata ya mavuta yawe ugasiga cyane hasi niho kuma noneho umusatsi ugacika noneho wajya kureba ukabona umusatsi wawe ntago ukura bimeze bite ahubwo niba umusatsi wumva ukomeye cyangwa se wumva wumye fata utuzi dukeya ushyireho hanyuma usigaho amavuta yawe bundi wikomereza ntabwo ifata igihe kinini pe icyo 14 wagombye gukora umusatsi wawe ugakura neza kandi ugatoha sibyo wagombye gukoresha shampoo na conditioner mu buryo bukwiriye shampoo ukamenya ko ari ukuyikoresha kugira ngo woze uruhu rwo ku mutwe sibyo none wajya gukoresha conditioner ukamenya ko ari ikora nyine ku musatsi kudusatsi sibyo wagombye gusoma ku icupa rya conditioner ukareba uburyo igomba gukoreshwa sibyo hari ama conditioner bisaba kushyiramo ako kanya ugahita uyakuramo ariko hari na conditioner bisaba ko uyishyiramo ukaba wayimazamo nk'iminota nka 15 so twagombye gusoma ku macupa tukareba icyanditseho icyo badukanguriza gukora kugira ngo ikore ku musatsi neza ikintu cya 15 rero dushaka kubabwira ni ukudashima mu mutwe cyane niba utangiye gushima mu mutwe ni indication ni ikikwereka ko mu mutwe arasa nabi jya kogamo niba umutangiye gushima mu mutwe jya koga mu mutwe ni ibyo ngibyo pe kandi isuku yo mu mutwe twabonye ko kugira isuku ku mutwe bizafasha umusatsi wawe gukura neza mwakoze cyane rero kubana natwe muri iyi video nibyo twabateganyirije uno munsi nimba ufite ibibazo cyangwa ibitekerezo wabyandika hano hasi muri comment ubundi ntiwagirwe gusubscribinga kuri ino channel hari video nyinshi zibategereje ikindi mudufollowinga kuri Instagram yacu ni @beautyroom.250 cyangwa se beautyroom_250 hanyuma rero ntimwibagirwe no gusharinga ino video ku bashuti banyu kugira ngo information tuba twatanze cyangwa namwe muba mwasharinze mu comment zidufashe twese tuzamuka murakoze cyane naho utaha bye ngo gusokoza biragora ngo biraryana umusatsi wawe witayeho neza I know what's happening nturenze ibyumweru 2 tangira wagombye kugira gahunda yo koga mu mutwe iriregize cyane none sorry uri inspired kubivuga so turaba naringeze namaze kuvuga iki